ko icyumweru gitaha nitegura gusubirayo. Nejo ubona ko nongeye kuboneka muri Eglise des Amis, baba des Amis, nanjye ndi mu des Amis yo ndi hano. Mwarimu yadusuye Kampala, aba tuba turi kumwe. Nubwo yaza akamara iminsi 3 ngiye tuba turi kumwe. Ndetse ku rusengero iwacu nubwo pasiteri yaba ari umubwirize ndabona kugera ku bigeze, mwarimu nanjye ndatavuze wasanga hari message yacu afite. Bigatuma gahunda ari biri bubwirize naba nanjye muhaye umwanya wanjye. Niyo ngo umuntu wese wubashye, umuntu wese ukunda, wakwemera ukamwimukiye ukamuhereza iki umwanya wawe. Nawe iyaje aravuga ngo nanjye ndi umubeteri, Beteri Etaboso Ministries niho sengera. Aravuga ngo iya ari no Kampala, iwacu Kampala, aravuga ngo nanjye ndi umubeteri. Nanjye ubu nanjye ndi umudezami. Amen. Basa Fred yakubatije twese abadezami n'abashitsi b'abadezami. Hanyuma mbere y'uko ngira icyo mvuga, numvaga nshaka kubanza guhanura kuko nahawe amakuru n'ikicara hari. Amen. Haleluya. Iterambere mwarimu yantanze itangazo kuritanga, ariko ko ari ngiri we bwa mbere kuritanga yari intanze. Nije hariya nagize iyerekwa mbona amakwe menshi ahangaha muyakoze. Amen. Numviye nibwira ngo mbahaye gukora amakwe. Icyakabiri irambwira ngo ahangaha ngiye kuzana benshi guhinduka abadezami. Uretse ko atari abadezami nk'idini, ni abakristo benshi Uwiteka agiye kuzana no kugira ngo baharuhuke. Hari benshi bafite ibikomere babuze ahantu babonera ibyiringiro, bahinduwe n'ibikomere bitandukanye. Uwiteka rubarambiye ngo hari benshi agiye kuzana hano. Izi ntebe mureba zidafite abantu zigiye kuzaba nkeya, noneho hajyaba iteraniro rya kabiri, atari uko bagiye guhindura ururimi, ahubwo bazajya bavuga ururimi nk'uko tubifite. Noneho ndavuga rero kugira ngo hatagira andi bakuru bakantanga, nongorera Revera ndababwira ngo iyi tangazo atambutse ariko hari n'irindi nabwiwe. Ati kimubwira arambwira ngo ibyo nabyo biri muri action plan. Bivuga ngo niba hari ikintu kiryoha ni ukugira ngo Imana iri kugupangira ibintu nawe wabipanze. Iyo upanze ibintu Imana iri kugupangiramo ntako bisa. Iyo uri gupanga ubukwe nayo iri kugupangira, bisa nkaho abagana bakoresha mu kabera kawe wewe uba akaserengeta ahantu mbese umanuka byoroshye nta vitesse ushizemo ahantu hamanuka ntabwo uri gutera. Rero hari ukuri Imana igishiramo vitesse ikagusa naho ahaterera ihagutera we kahakumanura mu buryo bworoshye. Hano rero ubwo hari amavuta y'amakwe. Ushaka kubaka natangire kuza no kugira ngo utumire abantu bashakire. Simbibi nanjye ntaga gatangaza. Rero abashaka kubaka ingo babwire ngo hari itangazo Imana yamanuye inyuze mu mushitsi waturutse Kampala witwa Didier. Imana avuye ko hano igiye kubaha amakwe. Mani magambo iyo ugeze ahantu ari biryoshye uheruka nawe ugabanye. Haleluya. Itangazo rya gatatu ni ryiza ku Mana, ikindi rikaba ryiza ku muntu uri tayari, ariko si ryiza ku bagishaka kuguma muri iyi si. Itangazo rya gatatu nabwiwe nabonye ko mutari buryoherwa aho bashobora gutokesha. Nabwiwe ngo harimo no gucyurwa kw'imineke ihiye. Imana ishobora gushima yuko iribwa ikayisarura aho kugira ngo ihorere hano. Aka kare kavuga muri ubu buryo yambwiye yuko atari amakwe gusa y'abageni, ahubwo hari n'ubundi bukwe Kristo aragenda atora mwabe muri iki gihe. Bivuga ngo rero ubyumva ibi ngibi numutokeshe, Imana isarura umuneke uhiye. Wewe niba rero utarashya humura cyahari, ariko umuneke wahiye izagenda ucyure ibizabagusha. Mwumva Imana ivuganye namwe. Itangazo rya kane ntabwo mbeshyera Imana, ntabwo nk'uko nabwiwe, kuko ntabwo ndi guhanurira indamu, ndi guhanura nk'uko nabwiwe, nk'uko natumwe. Ibyo ni itangazo rya kane. Rya mbere ko abakristo n'amatara ya kabiri akaza amakwe, ndetse n'andi makwe y'umwihariko aho Kristo atora mwawe. Ibisabwa abona ko aho imineke yigatoramo itarashya, ngo hari ibitararangira. Hanyuma icya kane, hano hari n'ingendo zigiye kuzabaho z'abantu bageze mu mahanga kandi bakazatera inkunga itorero. Amen. Icya gatanu, hano hari abandi bashumba bagiye kuzimbikwa. Ndi kubona hano hasukwa abashumba bongera kwimikwa. Icya gatandatu, muracyafite gahunda yo kubyara, ariko nanone musengere cyane ababyeyi batwite, kuko mbonye ubu turi kuvugana iki cyo gihawe kano kanya, mbonye hari ababyara muri sezariyene bagendana n'abana. Musengere ababyeyi batwite cyane, ibuye rigaragaza imwemerere ko ryica isuka
kugira ngo umwana na nyina babashe kuba bakora iki, abatwite mu byo basenya. N'Imana ibahaye akazi ni uko ibafitiye icyizere. Abanyamasengesho ba hano mu byumve kabiri, kuko Satani afite gahunda yo kuzajya yiba cyane, bamwe bakajya mu buryo bw'ibitambo n'ibiki, ariko abagore batwite Imana irashaka nanone abavuka bazaba intwarane mu gihe kigoye nk'iki. Icya karindwi n'atari icya gatandatu, ababyeyi mufite abana bo kwishura muri primaire y'aba maternelle y'aba muri secondaire, musengere urubyiruko, musengere n'abandi bana cyane. Ikindi muberera imbuto nziza cyane zibatera guhagarara mu byo bizeye, kuko niba mushidikanya mu byo bizeye, dore murabaha Satani, kandi Satani ashaka cyane umukumbi munini kugira ngo urubyiruko arutware mu butinganyi kandi no mu byaha by'indengakamere. Abwirwa ngo babwire ababyeyi, musengere urubyiruko, musengere abana, kuko mu minsi iri imbere Satani arashaka cyane kurekurita anyuze mu banyeshuri. Niyo mpamvu rero umwana akwiye kwitabwaho, hanyuma Uwiteka akavugana n'abateranye b'ababyeyi bagifite batoya. Murero ntabwo Satani azatinya abana ba maternelle n'aba primaire, nabazengera yatake. Rero muri kubwirwa hakikaye ngo mutangire. Hanyuma Imigani 22:4 na ko 6 baravuga ngo 22 umurongo wa 6 baravuga ngo menyereza umwana inzira iriye kunyuramo yo kubaha Imana, ngo azagenda asaza atarayivamo. Ngo niba Imana ivugana n'ababyeyi ngo bamenyereza abana inzira bakwiye kunyuramo kugira ngo bazagere muri iyo myaka yo kunyeganyezwa bashikamye mu byo bize, atari gupfa gutwarwa na buri kije. Hanyuma rero mutangire gutoza abana bawe. Imana iringira ko kubaha Imana bitavukanwa, ahubwo biratozwa, ikindi umuntu akabyitoza. Nk'uko umuntu yitoza guterura ibyuma ugaheruka ugize pinya n'ibituza, ni muri ubwo buryo wakwitoza kuvuga ukuri kugera ku rwego kubeshya bihinduka impanuka. Nditangaho urugero mu basore batinya kubeshya, kandi murabona yuko ni umusore ubasha kuba n'igitsina gore kwa abantu batandukanye. Ntabwo nakinira ku marangamutima y'umukobwa, kuko iyo nemeye n'ikintu binancitse ngahiga umuriro, numva mu mwuka ntangiye kukishuza. Niyo mpamvu nashobora kurambagiza umukobwa nta gahunda yo kumushaka, DJ ntabwo nasifite, ariko nanjye ni mu bantu Imana iri gutegura kuzakora uko minsi iri imbere. Rero nagabanye ku mavuta ubwo ngubwo, nubwo ntabukorera hano nkabukorera ahandi, ariko nagabanye ku mavuta y'amakwe kuko nabyeretswe nicaye hariya. Ubwo nakiriye amavuta, nanjye mu minsi iri imbere nzaba mbabwira. Kristo Yesu nashimwe. Aya ni amatangazo y'umwihariko ntari gushira ku ruhande, kuko ntabwo aya ngaya ari mu minota yanjye, ni iminota y'Imana. Iyi ngiyi ni ya nyongezo mwatwaye, Imana imwikure imwishe mu minota yanjye, siko meze. Hanyuma ndashaka muri abo nshuti munize hano Imana karimo ndi kwiyumvamo, mugira vuba muhabwe promotion reka. Kristo Yesu nashimwe. Dore mfite n'igitabo nanditse umwaka washize, nateye intambwe yo kuba umwanditsi w'ibitabo. Byari byahanuwe na hano 2018-19 ko nzandika ibitabo bigera mu 8. Icya mbere nacyanditse umwaka ushize, ubwo ndacyariho kugira ngo nzandike ibindi. Haleluya, bihebuza b'abantu. Turi ku 20 by'u Rwanda, 50 bya Uganda. Iki gitabo usigaranye kopi hano, nari nazanye kopi 10, maze kugurisha 3, izindi nazitangiye ubuntu nk'uko ntabipanze, ariko Imana yari yabipanze. Ndi gukaraba rero mu gitondo, ndi kugira ngo kandi niba nagira ukangurira, ngiye kumva bangize yerekwa ndi gukaraba, mbabonye umuntu umwe hano ndi kukamuhera ubuntu ngo nkamubibemo. Ndavuga aho ngo birahindutse, nabagira gukaraba, ndavuga kangaga ubwo nta kundi, ntabwo nkikabaraho akantu, ubwo kamaze gutanga. Kandi umuntu neretswe ntabwo arajya amasantima, neretswe mu bigabo. Nifungura uko katika maisha ya Kristo karibu Kiswahili urimi yumva, kandi ngufungura inzira yo kwandika ibitabo byinshi ko nawe urumwanditse iminsi iri imbere. Ibi nari mubyeyi kugira, kandi wasanga atari Imana ibiguze rimwe, ahubwo asanga bifite amakuru. Nawe uzandika ibitabo ngufungura urufunguza. Niyo mpamvu kila mtu anahitaji mwenzake aho cyanyuze. Ariko kopi nari nazisize Kampala, natanditse mu Cyongereza gishyirwa mu Kinyarwanda no mu Giswahili. Mwarimu yakorera abandi agatangazo, ryo ntabwo ntangi itangazo, ubwo njye nirwanyeho. Haleluya. Yes, niba mushaka gutabo mwarimu ndakubateje, ubwo muzamusabe komande ngewe ngohereze kuri Jagwa bari Kampala, nakohereza kopisha y'Ikinyarwanda cyangwa Icyongereza cyangwa Igiswahili. Namaze kubona uburyo na printinga, niba za printing byinshi mushigikira, nta shitani irimo.
agatabo kitwa ubwiru bw'agakiza mu buzima bw'umukristo. Harimo chapitre zihagije zibasha kukwigisha kubana neza n'Imana kuzageza igihe ugiye mu ijuru. Sinjye utanga ijuru, ariko inzira watangiye iyo wagira ubwo buntu nawe bikoresha abandi. Amen. Haleluya. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya, nubwo bimeze bityo nzi neza Imana yamvuzeho, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo igere. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya, nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo ihere. Zongera kuzo yavuze, zongera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu bikora iki bibeshye. Iyo ivuze birara, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri jye. Iyo ivuze birara, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri jye. Urugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gutungwa n'amanu kizarangira, nzinjira muri Kanani yanjye maze urugendo rwo mu butayu ruzarangira, igihe cyo gucungwa n'abantu kizarangira, zinjira muri Kanani yanjye maze zongera kuzo yavuze, zongera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu bibeshye. Iyo ivuze birara, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri jye. 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 Umwaka nyayasunze mbegere, kuko niriwe muri iyi si, ndetse no mu gihe cy'intambara, ntabwo mwami we ujya umpa amahoro.
Ntabwo Yesu Kristo yigeze atuburira umwanya, ahubwo nitwe twawumuburiye. Ngiye gukosora ho gato nabo ngo tugirira ubuntu mwami tuguha umwanya tukwegere, kuko ntawaje imbere yawe umwirukane. Nitwe tukuburira umwanya, icyo dukeneye no kugutega amatwi kugira uvugane n'imitima yacu. Uduha ubuntu tuguha umwanya, kuko nta giutaho utwinginga tuguha umwanya. Siko bimeze se? Mwe mwicaye mugende Kristo Yesu nashimwe. Niba hari ikintu gikomeye nibuka igihe naruka kubwiriza hano babwiye ku makuru y'umudamu witwa Marita n'uwitwa Mariya. Marita ni umudiyakoni mwiza cyane kandi uzi gutanga serivisi cyane. Kristo Yesu nashimwe. Ariko akagira n'undi murumuna we witwa Mariya, bose bavukanaga na Lazaro. Amakuru tuyasanga muri Luka igice cya 10 uhereye ku murongo wa 38 zo ku murongo wa 42. Amagambo agaragara ngo Yesu ava mu kirorero ngo nuko Marita abari umwemvita ngwino mwakire. Yamwemvitanye n'abigishwa be, hanyuma ahita agenda mu mirimo yo guteka no kudiyakona byose. Mariya biragera aravuga ngo uburyo Yesu aje n'amavuta arimo none kugabanira ijambo ry'Imana, reka Marita memurekeye imirimo mbanze numve ijambo rya Kristo. Hanyuma ibi byo kudiyakona ntabwo cyari ikibazo. Ikibazo cyari kiri mu gaciro utesha ijambo ry'Imana, ariko ugasanga kwereka yuko Imana wayihereza ibitambo bishoboka. Muza abakire bashobora gutera inkunga amakwe yanyu, ariko bakaba badashaka gukizwa neza, kandi kubatenga biragorokasha no muri komite. Murambabarira n'inkuru itababaje, ndavuga nk'intumwa nk'uko natumwe. Mu bintu bibabaza Imana ni mu gihe dushaka kuyikora tukagira n'ishyaka, ariko tudashaka kubana nayo neza. Marita muri kwa kudiyakona ababazwa nuko Mariya mutereranye. Mariya arajya uruhande rw'ibirenge bya Yesu ngo yumve ijambo rya Kristo. Noneho si uko Marita arazi kudiyakona, si uko Marita arazi guteka, ahubwo mu gihe Lazaro yari yarazutse mu gice cya 12 cya Yohana hagaragaza Yesu yitegura gutanga. Mariya na Marita barakoranye umurimo wa diyakona. Yesu ari iwabo, ndetse hari n'abayuda baje kureba Lazaro wazutse. Rero muri icyo gihe mu gice cya 12 cya Yohana arasoma Mariya na Marita bose bateguye kuzimana Kristo, barakoranye badiyakona bamwe. Mariya atera intambwe ya kabiri, afata amavuta y'igiciro cyinshi bagaya hagati gakozwe muri narada. Yuda Iskariote yarize kontabilite, dore ko ari umujura wabikaga amaturo akaruba bitsa bari babonye ibintu ushaka ko ibintu byawe bigira security bibitsa umujura. Yesu Kristo arajya muhindura garde ya ushinzwe imari, amuhindura koramo ntabure. Hanyuma koramo ntabure ikontable, hanyuma agakoramo nyine ajya kureba amavuta yakomuga ati gitwa narada, ahita yabarira igiciro cy'amavuta amenetse kuri Yesu. Ariko uyu mudamu ko yononye amavuta, aya mavuta yakaba yabamo amadinari
naryo rimwe ringana na 0.8 dolari. Ubwo ngubwo uhita ufata amadolari 80, kuko amadolari 100 ari mu madolari 80. Amadolari 80 kure gatatu. Uhita ubona usanga ari amadolari 240 ngira ngo, sibyo? Noneho ahita yabarira igiciro atavuga aya mavuta twakagurisha tukabafashisha abakene kuruta kwamera kuri Yesu. Yesu agiye kureba asanga namusubiza nk'uko wavuze, biraba byiza kwirinda intonganya. Hari kuvuga ngo ubaha ikigoryi kugira ngo wirinde intonganya. Yesu agiye kureba asanga Yuda ntari guhinduka, amusubiza nk'uko avuze, ariko mu mutima we Yohana agiye kwandika aravuga ngo ntabwo abivuze kuko agiriye impuhwe abakene, ahubwo yari umujura ashaka kuyiba. Noneho Yesu ntamubwira gushaka kuyiba, ahubwo ngo abakene bo muzahorana. Rero ntabwo tuzahorana, iserivisi nari gikeneye uyigira ishyaka. Uyu Yuda Iskariote yendaga kumugambana, abonye ko amafaranga ayarase yarimo ayabara, nawe reka ngende mugurishe, ndabona ubundi ntacyo nkiri kukunguka. Ubwo nanije yo kwiba yagaye, reka ngende mugurishe babe nibura 30 bifeza. Nuko Yesu arabamuhereza n'ingabo, ntimukabigoreza abantu ingabo. Bayita Iskariote bemerewe ingabo, Yesu Kristo nayibahaye, kandi amaze kugigabura agenda aramugambana. Abantu nk'abo rero no biciraho iteka. Ntuzange goreza umuntu ingabo mu gihe asigaye, kubera ko igaburo kutariryaho mu buryo bukwiriye bituma umuntu yiciraho iteka. Rero ni byiza guhugura abantu mbere y'uko ujya kurya ku igaburo, ubanze wimire wigenzure, kuko ni umuhango ukorwa, ariko utarebye agaciro kawo ushobora kugushyira mu rubanza. Kandi kumbe igaburo uko turihaye agaciro, tugaha agaciro amaraso yatumenewe n'umubiri wadutambiwe, ngo bizaba bihindutse ubutumwa bw'iteka kugeza igihe Kristo azazira. Kubera yuko dufite amadini menshi atemera ko Kristo yadupfiriye ibyaha. Harimo n'idini naturutse ya Islam, ntabwo bemera yuko yapfuye ngo azuka, ngo yagiye mu ijuru adapfuye. Rero iki si cyo gikuru, urupfu rwa Kristo no kuzuka niho agakiza tugakura, kuko yapfiriye bose ngo babone gukomeza kuboko bwabo, ahubwo bo kubwo bapfiriye akabazuka. Ese ntibabona gakoraza mu minsi ishize numva kanje kandi yapfiriye bose, kandi yapfiriye bose kugira ngo bariho be gukomeza kubaho ku bwabo, kugira ngo bariho be gukomeza kubaho ku bwabo. Nari mbikwa mu rwa kabiri rwa Korinto 5:15, ngo Yesu Kristo ntiyapfiriye bamwe, yapfiriye twese, abamwizera n'abatamwizera, abazarimbuka bose. Yesu yarabapfiriye nubwo ari umubare muri bo baribuka, abakiza bakaba ariko bapfiriye bangahe? Bose, kugira ngo abariho barekere gukomeza kuboko bwabo, aho baba kubwo Kristo abapfira karabazukira. Rero turi mu myenda uhoraho abamwakiriye Kristo, ntabwo cyemera kubaho ku bwabo. Niba bagaho ku bwa famiye, niba bagaho ku bw'imiryango, niba bagaho ku bw'amashuri wize, niba bagaho ku bw'amadiplome, niba bagaho kubera akazi ufite, niba bagaho kubera ko bateranye gusa, urakwiye yuko uhindura ibitekerezo. Nicyo bisobanura kwihana, hanyuma ukemera Kristo agahindura umutima wawe, ugatangira kubaho kubwe, kuko ntabwo ari gucyarwa kwawe usabwa, ni ukwa Kristo hejuru no kwizera, hanyuma ugasabwa kukugenderamo ushobozwe nawe iyo umwemereye, ntabwo agushoboza iyo utamwemereye. Reka mbisubire, Kristo ayobora umwemereye, iyo utamwemereye ntabwo uyobora. No kumuha karibu kumwakira nk'umwami, yatanze invitation byashoboye 3:20, udore mpagaze ku rugi ndakomanze, ndavuganaga n'imitima y'abantu, ngo wumve ijwi ryanjye, nzinjira dusangire karibu nzinjira mu mutima we dusangire. Haleluya. Baba Kristo kumwakira arakwizanira agakomanga cyo ubuntu bw'agakiza, ntabwo ari gushaka, ariko bugushaka. Ariko bugushaka ugifite amahitamo yo kubwanga cyangwa ukaguha karibu. Rero cyo bita gutsindisha ibyo wakiriye Kristo, biri muri aka gatabo. Abazagashaka kuzaga nasone agakiza mu buryo butatu: gutsindishirizwa, gutunga no kwezwa, no kuzahabwa ubwiza yone gutungana. Uko benshi baratsindishirizwa bakanga gutunganywa, ni naho nkunda gutinda cyane aho ngaho, kuko iyo umaze gukizwa mu mwuka byawe n'Imana, umwana w'Imana mu mwuka, ariko mu bugingo bwawe uracyari wa kamere mu gihe utaratangira kweza imbuto z'umwuka wakubyaye. Niyo mpamvu rero umwuka turimo uduhesha kwera imbuto tugaragaza, zigaragaza umwuka turimo, si umwuka turiho. Umwuka turiho ugaragaza ko turi abanyempano, ariko umwuka turimo ugaragaza yuko turi abanyamwuka, kuko abanyamwuka ntibagaragarira mu mpano, bagaragarira mu mbuto. Niho Yesu avuze ngo bazatumenyera ku mbuto, si ku mpano.
rero ntibizabatangaze ngo ni umusazi yuzuye umwuka agahanura. Umwuka w'Uwiteka akwiye kumuzaho. Yoweri yabihanuye mbere sinabipinga, bisohora muri iki gihe. Birashoboka ko icyo gihe bitakundaga, ariko iki gihe Yoweri yarabihanuye igice cya kabiri umurongo wa 28 ngo Uwiteka azasuka umwuka we ku bantu bose. Ntabwo ari mu bantu bose, ni ku bantu bose. Bisobanura rero abatizera n'abatizera, abapagani n'abatabapagani, umusiga abafite icupa kuzumuka akakora gusubira mu murimo w'Imana kubera icyo wutaye. Kandi ntukongere gusambana n'uko kunywa inzoga kandi bafite icupa akaguhugura uko Uwiteka akamuhanga akagusubiza ku murongo we arimo kurimbuka. Ntibizagutangaze ibyo ngibyo ni uko umwuka w'Uwiteka ari kuri we, ariko uyu mwuka w'Uwiteka ari muri weho, inzira ubwira abandi nawe niyoboka. Amen. Haleluya. Amen. Rero kubaho ku bwacu ntitukibyemerewe, ariko iyo wamaze kwakira Kristo ubutakiriho ngo wigenge, uba wemerewe kubaho kubwe. Ibi nibyo Pawulo yigeze abwira Petero yatangiye kuvangirwa bageze muri Antiyokiya mu Bagalati igice cya 2 umurongo 20. Pawulo agiye kureba asanga abahungu bari gusangira na Petero. Hanyuma ajya kureba asanga abanyamahanga bari bajyanye nabo witwaga Baranaba ko ari umuyuda nawe bari gusangira, babona abanyamahanga b'abanyamategeko baje. Petero ngo ariyifura kandi we representa we revero uhagarariye itorero, wabwije bitatu bigakizwa, uwagendesha ibirema impumyi zigahumuka n'abapfu bakazuka. Uyu yagize intege nkeya yitwara uko bitari, hanyuma umutoya mu ntumwa, hanyuma we ahabwa amakuru yo kumuhugura bisobanura ijambo ry'Imana. Ntirizi revera, ntirizi pasiteri, ntirizi umukristo, twese ritunyuramo nk'inkota kuko ntirobanura ku mutoni. Amen. Rero nuza ngo wewe urinde ngo guhugura abarevera hamwe ngo dite ngo ntukajye wigira umuhatana, ntabwo ari ukwigira. Niba mpawe kubabwira azajya mbivuga uko nabihawe. Icyo bamwe kubabwira nk'abayobozi badukuriye batubaje mu bintu banatubyaye badufite inararibonye, batukwe kubabwira nk'abayobozi. Nk'uko abanyarwanda bafite imvugo ngo umukire ntuva kumubwira ko nkandagiye, hano ngo nyakubahwa ikirenge cyawe kiri hejuru y'icyanjye. Bashobora kumubwira mu mvugo yibwiriza yuko akubangamiye. Rero na Kristo atwemera yuko duhugura abayobozi mu buyobozi bwa nyakubahwa ibintu ukoze ko bidahuye n'ubutumwa bwiza. Rero Pawulo yarabenda asanga representa uhagarariye intumwa Petero asiga urufunguzo. Ibintu akoze n'ibyo abayuda b'abanyamategeko baje mu Bagalati 2 kuri 11 kuri 20 ngo bagiye kurisha mu ncamake, kuko ibingibi biri kumanuka ntabiteguye, kuko hari Imana ishaka kuvugana nabo. Bareka kwitwara nka Petero bamwe iyo bari muri kiyobozi barabyumva, kuko ntabwo muganuzwa n'ahantu uterekera, uba ufite ahantu werekera ndetse no guha Kristo. Haleluya. Amen. Hanyuma Petero akiri gusanga ahita areba uburyo abayuda bari batiye, ahita yiyufura agaragaza uburyarya. Pawulo warabanje no kwigizwa vuba no bibiri ntabyihangane mu Farisayo twabaga ibyarya. Bino bintu muri Kristo ntabwo byemera. Pawulo atabwira Petero imbere yabo bose ko aragikoreye ikosa ku mugaragaro, Barinaba nawe bahita ayoboka uburyarya bwa Petero. Titiri ngo uburyarya bwa Petero burema ibice by'itorero. Mugiye kwasoma ko titiri ivuga kuri za bibiri zifite titiri ngo uburyarya bwa Petero burema ibice by'itorero. Biragatsindwe iyo uri icyitegererezo, uri representa, iyo ukuyugusha benshi. None dusaba kuba ibyapa kandi n'amatabaza amurika ko dida amasengesho menshi Imana ngo sigare nditabaza rimurika mu busore bwanjye n'ugeze abanarubatse sigare nditabaza rimurika rizana benshi kuri Kristo, kuko kugwa kwanye zuko atari ubuguye gusa bagiye kugusha n'abandi. Yego. Rero Imana yaguhamagaye nka Petero agukomeza Kristo kugira ngo nawe uzakomeza abandi. Hari abantu Imana itinya guhomba ikagwiza y'imbaraga, kuko uzi yuko abantu bagwa baragusha abandi, nahagarara arateza abandi guhagarara, kuko ibyo afite babyifurije abandi nta bugugu afite. Rero Petero ari umuntu utagira ubugugu, ibyo yamenye bagabimenyesha abandi, ubu yagiye kugabuhisha abandi. Yesu ni nawe yanasengeye wenyine, ubundi kwingingira ubwo Satani mwese yabasabye. Luka 22:31 Simoni dore Satani mwese yabasabye, ariko sisengera Yohana, sisengera Andereya, sisengera Matayo. Ndabona arimo kwisengesho gakibamba wabo, kuko numara guhinduka ukome uzakomeza bagenzi bawe. Ubwo gusengera Petero usengeye intumwa zose. Amen. Hari umuntu usengera ukabusa nawe usengeye itoro ryose, kuko nahagarara aratera abandi guhagarara, arababera icyitegererezo. Nuko twahamagawe, iyo wahamagawe nk'intumwa ya Kristo ukwiye kubitabaza yesha abandi kugabana kuri uwo mucyo w'abantu. Amen. Rero ukarwana urugamba rwo kurindira itabaza kugira ngo ritazima. Niyo masengesho senga ntanapana, nyuma y'ibyo gusenga ntasenga nta gahunda mfite.
Ntiyumvamo ibihe byo gusenga umuntu agaragara ngo ukoze barasenga bavuga profitiye mu rugo nta byo gusenga ariko ntiyumvamo ibihe byo gusenga ngasengera abandi nta panga ayo masengesho aguteza kubona yuko uri mwiza iti kwikoreza imitwaro y'abandi rero harakambwiye rero amasengesho done nawe ngo abantu baramenya amakuru n'imbaraga z'amasengesho ushobora gufokasinga ku gihugu cyo muri Saudi Arabia ugafokasinga ku gihugu cy'ibunaka wagashatse ko agakiza kabageraho ubona ko bigoye barwanya ubuntu bw'agakiza noneho ukavuga ngo mana ndakwinjiza gira umucyo wawe umurikisha amakira gihugu ukagishira ku mutima ubishizeho umutima ubuntu bw'Imana bukazabasanga Kristo akazajya bamwe bisangira iyo ngiyo agakiza kakazaza kakagwa mu masengesho uwagize atari ku bwawe ahubwo ku bwa Kristo kugira ngo ubugingo bwa benshi buze ugasanga hari abamisiyoneri Imana ihaye uburyo bagendayo weho batazi impamvu basubizweyo ariko ari amasengesho uri muri Afurika wabagejeho amasengesho afite imbaraga ku buryo n'abakristo b'itorero bari bazi uko basengera intumwa reperezanta Petero uve muri gereza bakwiye gusohoza umuhango Yakobo bamwicishije inkota ndabona mu gice cya 5 bamwicishije inkota reka tuva gukora iki tuva gusenga wasanga baje kumubaga nk'uko bigenze kuri Yakobo Petero aramwiyegeje bapfa gusohoza umuhango bakora veye barakaraba iryo joro bigingira umuntu wo gusaba bahurije iki umutima hanyuma Uwiteka yohereza marayika akora Petero mu ntuzi muri gereza ayisohotse kugira ngo Petero atazinya atabona amavuta agasohoye muri gereza hano ngo baza ugende hariya kabaroda ureba ahantu iyi gereza uyisohoye utari ngo nukuri umuhatari uruta Yakobo ahubwo bakoze icyo batakoreye Yakobo iyo babimenye mbere bari kuramira Yakobo ariko ubwo Yakobo bavuyemo barakangutse itorero bari bazi yuko abashumba badakwiye gusengera ngo bateye inkunga abashumba mujye mubasengera mukarinde yuko bahura n'ibyago mubone kubasengera mubasengera batarahura nabyo murinde ko Yakobo bavamo mubone gusengera Petero akosera ko zikanyizo abakristo umuntu w'abantu no bakwiye kudusenga amavuta turere no bakwiye kudusengera namunagana nikombeana haleluya dukwiye gufasha amasengesho arakenewe mu bashumba kuko iyo Satani asabye itorero atagakinga mu bashumba cyane bose uko ni ba Petero nyine niba baragusha abana rero abo bakenya amasengesho naho Petero yacishijwe bugufi yogeye kuba ariko ari umuhatari ariko n'amasengesho y'abakristo abarami sinakwirata ko n'amasengesho banjye gusa hari abasengera ntazi bangira umutwaro mu mana komeza umusore Didier ukomeje kubera ikito mu rubyiruko komeza mwami Imana muri hari abanyingingira Imana ikabahereza umutwaro kumusengera ntabwo nakwirata amasengesho yanjye gusa niba mutaretaje impuhwe zake umuntu akeneye mugenzi we mu kiganiro ngo buri muntu yetagamune buri muntu akeneye undi niyo mpamvu amenyo ari hamwe niko bagana bacu umugani ngo niyo aruma inyama amanyo agariya wamu aruma inyama amenyo ari hamwe niyo aruma inyama ariko iyo atandukanye ntabwo inyama ikangika siko bimeze se rero mujye mwemera mube nk'amenyo ari hamwe ntimukemere ko pasiteri abakurwa ngo bibatungure ibi bintu bavuga ngo pasiteri z'akaremeye akwiye gusurwa nibyo nanjye nemeye gushyiraho ayanjye bakeya nibura iyo sori ayo ngayo ndayashaka kwa mwarimu ayohereze n'ayandi Kristo Yesu naje icyo nicyo bita muri ako kanya ubugurije Imana kandi ugaragaje urukundo rwa Kristo haleluya ako kamera kumvishe impamvu abayobozi bakina amasengesho ibi bintu kuvuka ari kumuresha muri hangara sinda ry'iminota yanyu nabikoreshe neza ko ni ibintu bitatu nabyo kubabwira ibyiringiro urukundo no gukora ikintu kwizera n'amagambo tujya gusoma ariko bino bintu ari mu rusina rw'ubuhanuzi ngo ntambutse message iramira bamwe abashumba bakeneye amasengesho y'abakristo kuko abashumba bakeneye bakwiriye gusengera abakristo niko n'abakristo bakeneye gukora iki Bwako mu gice cya 12 bari ku 5 abitorero bagize ubwete ntabwo babuze abayobozi babuze abakristo bagize ko gusengera Petero ariko bakangwe nuko Yakobo akoze iki bamuje n'inkota ntukarinde gukangurwa n'ibibazo kanguka bikiri kare mu izina ryawe ntukarinde yuko urubyiruko rubanza kononeka ngo uri gusengera urubyiruko uhawe amakuru mbere kuko Satani kubipanga munanize umushinga bakeka mu mwuka mukubitiyeyo mu mubiri ntabwo asohoza nk'uko babigambiriye habaye ibimenyetso ariko ntabwo Satani asohoza umugambi kuko wahawe amakuru mbere ashaka yindi strategy ariko mukubitira mu kirere cy'umwuka mu mubiri akavuga ngo inyuma y'abatunanije ni hano mu muri modeza tugende turebe ibyo twabashaka nyuma y'abayoboye aha ni hariya bagashaka idosi niyo mpamvu rero abayobozi bakwiye gusenga za pakafani uko
tugende, ariko turashimana yuko turabituburiye hakiri kare kuko biraba cyane. Amen. Rero Petero yarahuguwe, Imana imerekeza ahantu amasengesho ari gusengerwa, Amen. kugira ngo atazirata ko ari umuhatari ari amavuta ye, ahubwo azaheza agaciro amasengesho y'abakristo ubuta nibimucaga ajya biyamura azace bugufi, ntazagire ngo kuba ari umu apotre uyoboye ntabwo azaca bugufi ngo akire amasengesho kumva bene data musengera. Ako kantu aho kanyuzeho, nuca bugufi uzahabwa uburinzi burenze ubwo wari ufite. Kuko umuntu aciye bugufi ntabwo aba mu mubare w'abantu Imana irwanya. Imana irwanya bibone gusa. Rero iyo ugize ubwibone ugiye muri lisite y'abatarwanywa na Satani, ni Imana gusa ihangana nawe, ikubonamo Lusifero wa kabiri ugiye guhangana nayo, ikubona yuko ujya ubaye mareshali wihaje utayikeneye. Ikikora rero gukuraho amaboko ikakwereka yuko atari umuhatari ahubwo niyo. Amen. Rero niba wamaze kugira ugahishurwa yuko guca bugufi tubonera imbaraga zituma duhagarara, wamenye ko uri umunyantege uzaca bugufi kugira ngo imbaraga za Kristo zibone aho zikorera. Nuko Pawulo abivumbuye ahita yibuka umunyembaraga ukomeye cyane, yarazi uko yishaka ari imbaraga ze. Ahandika urwa kabiri rw'Abakorinto 12:7 ayereka ibikomeye bimutera kureba umuntu ugiye mu ijuru rya gatatu. Namuzi niba agiye mu musaka mu mwuka, ariko ndamubona ko agiye mu ijuru rya gatatu. Yeretse ibikomeye bimwe adakwiye kuvuga, ngo kubw'icyo kintu kugira ngo atiyata ibiruta ibikwiriye, ngo yahawe igishaka ku mubiri we atari ku jisho, kugira ngo atiyata ibiruta ibikwiriye. Ngo yinginga umwami Yesu gatatu, umurongo wa 10 niho ngeze, Abakorinto ba kabiri 12:10. Yinginga umwami Yesu gatatu akimukuraho. Yesu aramubwira ngo ningikukuraho bizagutera kugwa mu bwibone, kandi ndashaka kugira ngo imbaraga zanjye Kristo zishobora gukora muri weho Pawulo. Rero ubuntu bwanjye buraguhagije. My grace is sufficient for you. Neema yangu inatosha kwako. Kuko imbaraga zanjye nyinshi na Kristo zikorera muri weho, yewe mekuru umunyantege. Rero nubwo ari kuri umuhatari, imbaraga zanjye zibuza gukora, ahubwo ndarwana nawe kugira ngo ucoboze kuvuga naho nkorera ukuri igikoresho cyane gishaka gukoresha. Imana ishaka kugukoresha igukubita amababa yose kugira ngo utaguruka, kugira ngo aba yikugurutsa wishikirije ku mababa yayo atarayawe ngo utamenya. Amen. Nuko nguko Pawulo amaze kuvuga igishakwe amenya impamvu yuko atari cyo kumwica, nicyo kugira ngo Kristo arusheho gukorera muri we. Ahita abwira ab'i Filipi, mwe narabavangiweho, igice cya 4:6, mwe narabavangiweho uzi yuko ari imbaraga zanjye. Kumbe shobozwa byose na Kristo Yesu n'imbaraga. Nzi uko ari bimwe ari bikora. Kumbe byose nasanze shobozwa na Kristo n'imbaraga. Asigara yirata izo mbaraga. Amaze kuzirata ko shobozwa byose na Kristo, yumva nta kiro kugariho kubwuwo, yumva akwiye kwitanga no guhomba byose kubwuwo yaramaze kumusobanukirwa. Ni iki cyatumye ahangara Petero atitaye kuri nanga ko ari representa w'ubanje agakiza. Pawulo ahita aca kubabwira Petero Bagalatiya 4:20, ibintu ukoze ubwo burya bugaragaje nyakubahwa Petero ntibuhuye n'ubutumwa bwiza. Kubera icyo uri kuhatera abanyamahanga kwitwara nk'abayuda n'imihango yaratunaniye. Twebwe turi abanyabyaha b'Ubuyuda bakorera ibyabo mu mategeko, kandi abanyabyaha b'imahanga batazi iby'amategeko. Twasanga ntawe utsindishijwe n'amategeko, ahubwo dutsindishijwe n'ubuntu bubonerwa muri Kristo. Rero nta muyuda nta munyamahanga, muri Kristo twese duhinduka umubiri umwe. Rero bihatabanya imihango twananiwe na basokuruza bananiwe. Pawulo ahita atangira guhugura Petero, agera mu murongo wa 20 aramubwira ngo nabambanywe na Kristo. Rero uri kuvuga Yesu Kristo ntibigeze basangira, ariko ari kubwira umuntu wasangiraga na Yesu imyaka 3 n'amezi arindwi. Rero birashoboka yuko kuba warakijwe mbere umuntu ashobora kwishyurwa Kristo kuruta wowe, kandi wowe amwishyuwe byihuse nko mu myaka 2 cyangwa umwaka umwe. Rero mu gakiza biterwa n'uko umwihaye n'uburyo akubonye, kuko akwishyurira bitewe n'uburyo wamuhaye umwanya. Ntabwo umuntu utamaye umwanya yabishyura ubundi. Kubera mbona n'ibyo nanga birakugora umbonera hano gusa, ariko nibura mu minsi tubanyira mwari ashaka kukubwira ibyo didiye mbona n'ibyo nanga. Nanjye mu minsi tumaranyira mwari, kuko ajya nsura n'iminsi tukaba twayibarana, akarara iwanjye tubanye neza, arankunda cyane amugeraho feva, ngira ngo iyo yaba afite ibintu birenze ari kuzabimpa. Nuko nyine ntazakura umukazana hari ahantu uzaturuka, ariko byari byo kutanga umuhanga umukazana kwa mwana byari byoroshye cyane. Ikibazo nuko buri wese agira direction n'akimana ateguye, akora ko mpanyije ariko mutangiza nabi byari byoroshye. Byo gusaba umukazana kwa mwarimu ntabwo navunika. Haleluya. Amen. Ariko ntabwo rero nzamukura uwanjye azaturuka ntabwo ari kubageza mihana. Ako ngako kanyuze ku Kristo Yesu nashimwe. Amen. Nahita kubabwira ngo iyo ubanye n'umuntu hari access ugira, hari amahirwe ugira
arutaye abandi batabana nabo. Niyo mpamvu hari ibintu duhishurirwa bitewe n'uko twahaye Imana umwanya tugasabana nayo. Iyo udasabanye nayo ntumenye ibyo ikunda n'ibyo yanga, uyimenyera mu mirimo gusa, ukayishimira ibyo yakoze, ariko ntuyishimira ibyo iri guhindura mu buzima bwawe. Reka mbisubire, iyo umenye Imana ukayimenyera mu mirimo gusa, ntabwo uzayimenya neza, kuko uzayimenyera mu byo yakoze, uzagira ishimwe rimeze nk'iry'abandi. Imana yahamwe mu bukene, none abakire bazavuga ko twe tutarakizwa, ubwo bukire ko tutabuzi. Ngo Mana ngo yangoreye ubukwe gusa, icyo ngicyo ni amashimwe, ariko hari amashimwe major testimonies, amashimwe yandi akomeye atuma umukire nawe yisangamo. Umujyi ngo Mwana ndagushimira yuko wanguye ku nzoga, wa wundi w'umukire ufite amadoktora wandi wize cyane afite ubushobozi, ukibaswe nazo zikamuraza hanze adafite uburyo, agira ngo ushaka ngo nanjye ninde wamungura muri izi nzoga. Ni gute ugomba ko hari amashimwe azana impinduka mu buzima bwawe, ku buryo uvuga Yesu neza ko ari icyo yakoze mu buzima bwawe, ukaba ufite ubuhamya bwa kera ko wari umunywi w'inzoga waramuga kanyanga, waba ufite ubuhamya bakuzi muri kanyanga bavuga ko Kristo hari icyo yakoze, tutitaye ku yindi mirimo y'inyongezo y'umubiri. Hari icyo Kristo yakoze, ahirwa bamwakira arabahindurira ubuzima. Ibi bintu rero, ubu buhamya ntibugitangwa kuko benshi basubiye mu kunywa inzoga bari bararetse, benshi basubiye mu byaha baretse. Niyo mpamvu ubwo buhamya butagitera abantu gukizwa. Abantu bashaka gukizwa kugira ngo bakire ubutunzi, bakore amakwe, babone mbese utuntu tw'uyu mubiri. Ugasanga ibyifuzo by'umuntu porosantaje nibyo yifuza ku Mana, ariko iby'Imana imwifuza guhinduka nta na kibasha mu byifuzo. Ibyo bituma rero ubuhamya buba bwaseka amaso y'Imana ihora irira, uyu muntu we tudashoboye ko namukwe mwa buno buzima. Yarikorewe agasanga kubwo kudashima, bwo kuba ingayi, bituma Satani akuprofitira muri bya bihe, kuko utigeze ushima ntabwo azatanga ubuhamya yuko nabivuyemo, kuko ejo ushobora kuzisubiramo muri gahunda. Ukwiye gutanga ubuhamya ibyo wavuyemo, kugira ngo Satani ntabwo utanga gusubira mu myaka hari ubuhamya natazi ko nabivuyemo. Se nta mpamvu Satani yo nk'uko Alexis Usabari ngo ndeka wa mubiri wa ndeka wasiwe badayimoni namwe byamo nyihorere namaramaje kuyoboka Kristo sizabagarukira ukundi babajwe nawe mugezi utibyishimiye n'ibyaha. Ubwo cyo bita ubuhamya, ku buryo uririmba indirimbo y'ubuhamya y'ibyo Kristo akora. Noneho ubwo buhamya bubwira umuntu kuva mu byaha, kuko ariyo gramiye ya Kristo gukiza abantu ibyaha byabo, bituma abindi dusangiye by'amashimwe biza ari inyongezo. Uzirata ubutunzi bw'uyu mubiri azaza aca bugufi, asanga we ufite amashimwe y'icyo Kristo yakoze mu buzima bwawe. Muramba bari bakomerekeje. Ubwo rero mwajyaga mugira amashimwe y'iby'umubiri gusa, mwongereho n'ay'ibyo Kristo yakoze. Niba ntabwo ari gukora ngo ni wowe utarabyihaye ku ruhande, muhereza uruhande kubona ushaka ko akuruhura, kuko yatanze invitation nyakubahwa Perezida His Excellency Kagame atatanga. Dore invitation atanze muri Matayo 11:28, Matayo 11:28 avuga ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe. Ntiyitaye ku muntu ufite, niba ari uw'amadeni, niba ari uw'ibyaha, niba ari uw'uburwayi, niba ari uw'iki, yaravuze mwese abarushye n'abaremerewe. Ntiyarobamiye ku moko, musange ntabwo muteye Kristo mfite ubushobozi. Uburyo Perezida bose biteranyije ntawabasha kuruhura umuntu, byose ni Kristo utanga umuruhu abarushye bakananirwa. Niwe utanga kuruhuka, niwe utanga amahoro y'abisi badatanga. Uyu Kristo yatanze invitation, bisobanura ngo umwanya nitwe tuwumwima ntitumusanga, ariko rero nguje wese avoma iwanjye amahoro. Hari ubundi buryo yakiramo. Haleluya! Kristo Yesu rero yatanze invitation ngo mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Arongera ngo muri Yohana 6:37 ngo ntawuza iyahondi atari datumumpaye, atari datumwami, ngo kandi uzahondi wese sinzamwirukana na hato. Bisobanura ngo Kristo Yesu aritari kwakira abo wese yaduhaye umwanya. None no muri rero ngo umpakanya Yesu ze mwegere yarakatanze cye, ahubwo weho muhakanya. Haleluya! Amen. Nutumuha twebwe umwanya. Ntabwo ubuzima utahaye Kristo bushobora guhinduka nubwo wamwatuza akanwa. Gukeruka kwa Kristo kwakwandikwaho, urasabwa kuba mu buzima bwe wera imbuto zane koko kuba Kristo. Aho mwana w'uruzingi hanyuma ukazahabwa ubwiza nawe nyuma yo kuva muri uyu mubiri. Kristo Yesu nashimwa n'agakiza mu buryo butatu. Hanyuma rero urugendo rw'utangiye n'urugendo watangiye n'umukristo.
ugenzure waratsindishije ubwo byarwa n'Imana mu mwuka. Icya kabiri, ubugingo bwawe, reba izi mbuto z'uyu mwuka nizo uri kwera, iz'Imagana atandatu mirongo makumyabiri na kabiri nizo uri kwera cyangwa uri kwera iz'Imagana atandatu mirongo cumi n'icyenda, kuko makumyabiri n'imwe za mbuto za kamere, ubwo uracyari uwa kamere. Ubugingo bwawe ni uwa kamere niba wera iza kamere, ariko warabyawe n'umwuka ukiri umubebe spirituel ukeneye kureba n'ijambo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikwiye gukora umurimo ku rwego uhinduka umurimo Imana ushyitse. Ariko izi mpano guhanura kubwiriza twabihabwa tukiri aba kamere byakunda. Abakristo b'i Korinto bari aba kamere kandi ndani muri kamere cyane, ariko mu mpano ari abajokeri bavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko muri bo barabuze imbuto yitwa urukundo, huzuyemo inzangano bicana baruga bakora n'ibyaha byo gutinganya umwana akenda kuri mukasi. Ibyo bintu byari mu bijyanye n'Abakristo b'i Korinto, ariko wagenzura ku mpano. Pawulo ajya kubagenzura biramucana, asaba kuri Timoteyo inshuro gatatu ngo nabo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo meze nk'umuri kuri mu busa. Yari maca intege abanyempano birata impano badahereza agaciro kubera imbuto. N'ayo magambo baratsindishijwe babyarwa n'Imana bahabwa n'iby'umwuka, ariko banze ko umwuka bayobora basigara bayoborwa na kamere, kuko urukundo rwa Kristo rukwiye kuyobora muri wewe. Ukamara kumva mu gihe wumva urwango muri wewe ruyobora, uracyari uwa kamere. Ukwiye ku Abakristo b'i Korinto Pawulo aravuga ngo muracyari abakamere, muracyari abebe spirituel. Abakorinto mu gice cya gatatu, none ngo njyewe ndi uwa Pawulo, njyewe ndi uwa Apolo, njyewe ndi uwa Kefa, njyewe nemera runaka. Pawulo arababwira ngo ko muri ababebe mu bakame mugejeje no ku rwego mugoruka mu bakamere mwarabyawe n'Imana. Nuko Abakorinto wa mbere gatatu yababwiye aravuga ngo Kristo niwe ukwiye kubakiraho, si ukubakira kuri Pawulo, si ukubakira kuri Didier, si ukubakira kuri Pastor Diodore, si ukubakira kuri mwarimu Rene, ukwiye kubakira kuri Kristo. Bara ni abakozi, umwe aravoma abiba imbuto undi akavomerera. Rero ngo ni abakozi. Kristo Yesu nashimwe, ariko ukuza ijambo ni Kristo. Niyo mpamvu iyo umwemerera ararikuza, iyo umwemerera ugasanga nawe ararivomerera mu gusenga, arabahugura. Maze kubahugura ajya mu gice cya gatatu asanga urukundo ntirwigeze rubura umwanya muri bo. Arababwira se ko mbona muri abanyempano mwujuje, ko mvuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ko mwuzura umwuka mukazomena, ko mbona harimo n'abahanuzi barondora kuruta abanyacyangugu, bakakurondora bakereka amabanga yose, ariko agaheruka ashaka no gusambana nawe kandi yeretswe ibyumba biri mu nda, agashaka kukunegota akakudevurivura, agasanga nawe kandi amaze kukubwira ibyo Imana akubwiye, agasanga ibintu bimeze nk'ibyo mu Bakristo b'i Korinto, asanga muri inzangano zibuzuyemo nta rukundo rubarimo. Ariko bakaba n'abandi bazi kwitanga, bakaba batanga n'imibiri yabo nk'ibitambo, ariko imitima yabo nta rukundo rurimo, hari ibindi batagatinze. Ahita ababwira ngo rero reka mbabwize ukuri, Abakristo b'i Korinto si batuze agakiza bundi bushya, mwaratsindishijwe, mwarakizwe, babaye byaremwe bishya, ariko ubuzima murimo buri guhakanya uyu Kristo. Muteze agahinda umwuka we, mukwiye kumwemera mukiha, mugaha imibiri yanyu, kuko mwatangaga imibiri yanyu gukora ibiteye isoni, mukwiye no kuyihereza Kristo mwamwemera kumutwara. Mureke imibiri yanyu nayo itwarwe nawe. Nimuhereze Kristo umutima, hanyuma umubiri ngo musigare ari uwa Satani. Umugingo umwuka n'umubiri bikwiye kurindwa bitari nk'umuga kugera ku kuza kwa Kristo. Pawulo abwira ab'i Korinto urukundo rukwiye kuba muri mwe. Ajya gusa basanga ibintu bitatu. 13 Abakorinto ba mbere 13 bahadusomere kwinjira mu ijambo, kuko hariya niho hari n'ingingo nyamukuru nerekera ku musozo, kubera yuko mvuye kurangiriza mu ngingo z'ubutumwa nyamukuru. Ariko mu cyo Pawulo yacyashye Petero amugarura hehe mu buntu, ngo wiva kuri umurongo, dore uko twahamagawe n'abamanye na Kristo, ariko ndiho nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri jye. Imirimo yose nkora n'ikiri mu mubiri sikora ku bwanjye, ahubwo nikora ku bwa Kristo wanyitangiye akananzukira. Aya magambo ni Pawulo umutoya mu ntumwa uri kubwira umukuru mu ntumwa. Abagalatiya 20. Hano Pawulo cyashye Petero si mu buryo bwo kumupfobya, nuko ngo muhagamere ko inzira atava ku murongo, kubera ko ntawe mujokeri muri umurimo, nta mujokeri mu murimo w'Imana no mu muhamagaro wo gukizwa. Kristo niwe cyitegerezo. Nujya kurebera kuri Petero uzagwa, ariko nurebera kuri Kristo uzasigara uhagaze.
hanyuma ufashe Petero wahugiye kugwa guhaguruka. Iki cyatumye Pawulo abwira ab'Ikorinto, ntawe ufata nk'icyitegererezo umuntu umwe azambanirije, ahubwo Kristo niwe cyitegererezo. Abandika mu gice cya 10 Abakorinto wa mbere 11 umurongo wa mbere, ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye ngera mu cya Kristo. Nasanze n'ikigera mu cya Petero yagwa mu buryarya nk'ubwo Barnaba yaguyemo, ahita babwira ngo muharanire kugera ikirenge mu cya Kristo, ariko musigare mwubaha abayobozi, ntimubapfobye, musigare mubumvira uburyo bwose bushoboka, kuba ari Kristo ariwe cyitegererezo. Nubona mwene data cyangwa mwene so hari ikibazo kitari cyiza cyangwa ari umuyobozi wawe, ukwiye kumubwira ngo ugwa neza, atari kumva yuko uri umuhatari umurenzeho kubera gushirwaho nka pasiteri ukuyoboye. Iyo raka Kristo avugira icyo cyizere, ukwiye kumwumva ndetse no mu ntege nke ukabutera inkunga y'isengesho, ibintu utabasha kumubwira ngo ahita kumva direct, muteze Imana imyisangire muri ibyo, ariko ntuhite umwanga nko mu gihe upfuye mu Kristo kubera ko runaka atitwaye neza. No, ukwiye kuba mu Kristo wimera nk'abandi ba Kristo, ahubwo mera nka Kristo. Hallelujah. Amen. Don't be like other Christians, be like Christ. Wimera nk'abandi, uba nka Kristo. Itegeko, ibintu bituma igihe utajya kungusha ntabwo ku giti cyanjye nanze kubabwizira, ngiye kubona ku giti cyanjye ntabwo nakwitwaza, kuko nifuza gusa na Kristo, nifuza kugera ikirenge mu cye, sigare nanjye nkigera mu cyanjye nk'uko Pawulo yabikoze. Abakorinto wa mbere 11 umurongo wa mbere, mugere ikirenge mu cyanjye kuko nanjye ngigera mu cyanjye mu cya Kristo. Umuntu uvuga iyi mvugo aba ari kubabwira ngo mugenzure imyitwarire yanjye, murebe niba Kristo ntacyo yahinduye, kuko namuhaye ubuzima bwawe dore kugira ibyo ngomba kubwira. Umuntu uvuga gutyo ni umuntu wamaramaje kubona isi nk'ubange kuri yo, akayibona nk'inyongezo, ariko atabibonye azakorera Imana atitaye ku mafaranga amuhaye cyangwa iki, kuko batagatinga kunezeza Kristo. Nicyo bita gukizwa bimazeyo. Itama mukabyumva, ntabwo amaturo babigiga gufasha, ntabwo babigiga gukora umurimo w'Imana, kubaka ibiro byo gufasha abandi, ntabwo dukwiye kubinyiginga, dukwiye ko ari imirimo myiza muri Kristo Yesu naremewe kugenderamo, sino kwingingirwa. Haleluya. Amen. Yes. Abefeso 2:5 ngo turabe Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza, si imirimo mibi, ni imirimo myiza. Muri Kristo Yesu bariteguye ngo tuyigendere. Twebwe abakristo tujye kugenzura tugakora analize muri iyi minsi, abantu benshi bitwa ko ari abarokore turi kugendera mu mirimo mibi, kure turi gutukisha Kristo tukabuza n'abandi kuza kwa Kristo. Twibagiwe icyo twaremewe muri Kristo. Iyo bamaze kumenya icyo baremewe muri Kristo Yesu, utera abantu bataramenya kumumenya, kuko ntibamurebera gusa mu mirimo, bareba n'imbuto bagasanga hari gusa na Kristo, bareba mu Kristo muri wewe. Mu gihe utaraharira kuba mu buzima ushaka ko Kristo agaragara muri wewe, agakiza kawe karacyafite ikibazo, ukwiye kwakira iyi dose kandi mu bwinshi ukayimedika kugera ku rwego ugira inyota n'inzara byo gucyaruka kwa Kristo, hanyuma nawe ritari kuguhaza, kuko uzaba ugiye mu bari w'abahiriwe. Haleluya. Baba dusomere Abakorinto wa mbere 13 kuri tumwinga abwira itorero. Turasoma Yesu. Ariko noneho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo kuko ari bitatu, ariko kiruta ibindi ni urukundo. 13 Abakorinto wa mbere ngo ariko hagumyeho bino bintu uko ari bitatu. Icya mbere, kwizera niko kuduhesha gukizwa kuva mu kumva ijambo rya Kristo. Ugukizwa duheshwa na Kristo kuva mu kumva ijambo rye. Abo ni Abaroma 10 umurongo wa 17. Kwizera kuva mu kumva ijambo rya Kristo, ukizeza umutima wawe ntawe biguhata, ugahaza akanwa kabyo wije mu mutima wawe, ugahaza gukiranuka kwa Kristo, kandi ukaba watunakaruka ko Kristo ari umwami. Hanyuma ukiza mutwe kumwe muze wapfuye, hanyuma ukiva yuko ukijijwe ibyawe n'Imana, ukaba usigaje kubatizwa mu mazi, bakwambara iniforume ihamya yuko wakijijwe, kubera yuko kubatizwa mu mazi bivuga yuko ukijijwe, ahubwo bihamya yuko wakijijwe. Kubera ko kwambara iniforume ntibiguhindura umunyeshuri, ahubwo kwandikwa mu kigo umaze kwiyandikisha, hanyuma iniforume ikuranga nk'umunyeshuri, ariko ushobora kwambara iniforume utarandikwa mu kigo batakuzi. Rero igikuru ni uko wandikwa muri Kristo, hanyuma ukabyarwa nawe, ukaranga cyangwa gutangwa ku musaraba. Niba utaraba amazi ukadupfira mu muvuriro batarakubatiza, barakwatira agakiza, ukanyuma cya gisabo gitambaye mu iniforume yitwa kwakira, bariko umukandida mushyashya uvuye mu isi nta iniforume yambaye. Ariko Kristo nabonye n'ababaki cya gisabo ku musaraba ntabwo cyabatijwe mu mazi, yagihaye ID y'ijuru, atubwira ngo wewe nubwo utabatizwa mu mazi, nawe ngubatije mu mwuka, nidutanga byose. Kristo bamuhaye license. Rero mu gihe ukiri muri iyi si utuza wambaye iniforume, ariko
ngo ubatizwe mu mazi wamenye ko bakijijwe. Haleluya. Amen. Niba batari byiza kwakira agakiza ukanga kubatizwa ufite ikibazo, ni gute wakwiyandikisha mu kigo ukanga kwambara iniforume y'icyo kigo? biba biteye agahinda. Ariko mutabona uko kwambara iniforume, nibura ube wiyandikishije Kristo akubara mube. Haleluya. Amen. Bivuze ku kwizera, ntibishoboka kunezeza Imana hatabayeho kwizera. Abayobora 11:6 ntibishoboka kunezeza Imana, kubera ko kwizera ni ibanze, ni inzira tuboneramo kwizera Kristo. Twakijwe ku bw'ubuntu yego, ariko buri ngo tugakiza kwizera. Kwizera buri wese arabyemerewe, ariko ukwiye kubihitamo icyo wizera nyuma yo kumva. Niyo mpamvu wanze kwizera umwana w'Imana akirwaho iteka muri point of entry, muri reception yo kwinjira muri Kristo. Kuko gutsindishirizwa uracyafite amahitamo yo kuwinjira cyangwa ukamuvamo ntumwakire. Hano rero niho bibanza gupfira muri reception kwinjira muri Kristo. Ubu ukwiye kubanza kujya ko data kuza abari mu isi nawe urimo atarabanuye, hanyuma yo kumukunda atanga umwana we kubwawe nanjye, hanyuma wamwizera bwa ubugingo buhoraho butangwe mu mirimo myiza wakoze, ahubwo bivuye mu kwizera uwagupfiriye akanakuzukira. Hanyuma icyakabiri wamara kujya muri Kristo ukamenya icyo ureba yuko ukwiye gukora imirimo myiza atari kubw'amategeko, ahubwo ukayikora ku bwa Kristo kuko aricyo yakuremeye. Icya kabiri, muri uko gukora imirimo myiza ukayikora wera imbuto ze, ufite urukundo, ufite imbuto tudakora mu rukundo, ntabwo uzajya ihembera uri muri Kristo. Urumva ko muri reception hari ababinanirwa, niko Yohana 3:16 bavuga no kuri 18, ngo baze kwizera Kristo kuko bishe ko mu buzima bw'ibyaha bacirwaho iteka ko babonye umucyo ariko bakunda umwijima. Niyo ngo turacyafite amahitamo yo kwakira umucyo cyangwa ukabana. Niba ndi kuvuga kano kandi wabihereza leta, wabyanga ugasiga umeze nka Yuda Iskariyoti. Yes, umenya amazi ku mbata, imbata nayo ko ikumva ko abona ko amazi yagiyeho, yikumutariye amababa yayo, amazi anyerera nk'uko wayamena ku kiraro cy'iteke. Rero hari abameze gutafite ibiti bene ku ijambo ribageraho nyiriko naho binyura bigasa nkaho gusabe gutanga muri uwo mubare mu izina ryayo. Aho muri reception hano kurusha kwizera bavuze ibintu bitatu. Bakorinto wa mbere, niba wibagiwe ibindi ubwa magambo neza. Bakorinto wa mbere 11, wa mbere 13:13, ngo hagumyeho kwizera, ibyiringiro n'urukundo. Ibyo uko ari bitatu, hari ikibiruta byose, ni urukundo. Hano rero nanjye kwizera n'ibanze ni reception. Ibyiringiro bihabwa uwizeye, ariko iyo umuntu yizeye kwizera kugacogora, nibura asigaza ibyiringiro. Dore inyungu zo kugira ibyiringiro. Abantu benshi bishingira kubera ko ibyiringiro bitagihari. Hari imyaka imuziza w'umukobwa, ntabwo nakwihangana ndemera ashaka umugabo wikinda ntazapfa ntabyaye kubera ko ndabona nta mugabo mfite. Ibyiringiro byabura ugahita wicira inzira. Kandi kwizera niko kubanza gucogora ibyiringiro. Iyo bivuyeho abo kwishingira mu mivugo harimo kwiyahura. Abantu benshi biyahura atanga uko badatinya urupfu, ahubwo ibyiringiro bibuze utinyuka bigutwara muri gihondomuzi. Reka subire, iyo ibyiringiro bibuze harimo kwicira inzira. Ni igitandukanye aburaho ababuze ibyiringiro, Sara ajya muri couple monopole, aravuga bino bintu ntabwo byumva. Sara ibintu uri kuvuga n'umva none ufite rezo uruta ijwi ry'Imana n'umva. Gusa abantu baba barabwira Imana ko ari Imana avuganye nabo, bagahabwa n'inzozi cyangwa ko ari yavuganye nabo, abahanuzi bakavuga ko Imana avuganye nabo, ariko bakita ku mabwire y'abantu ngo baravanywe ku kwizera ibyo umuntu akubeshya, ugatesha agaciro Imana yakwibwiye ndetse n'ibyo yabikubwiye, n'ibyo no mu bandi bigakonfirima, biragatsindwa gucika intege. Abura gucika intege, ibyiringiro bikabura, ntabwo ari uko atarazi ijwi ry'Imana, ntabwo abona yaravanze, ariko yumvise ijwi rya Sara, nyuma yuko yihaye agaciro aracogora. Sara baragucogora mu kwizera, Aburahamu bahita muri ibyiringiro, bahita babyara Ishimayeli. Bwakabara ubundi bamwita yuko ubundi bari bakwiye kumuhereza izina rijyanye no kubura ibyiringiro, ariko Ishimayeli bisobanura Imana y'urugo. Papa wanjye yari yararigize, papa wanjye yarayise Ishimayeli, naramubajije nacyogaza ngo papa ko cyose Ishimayeli. Mama wanjye yarayise, reka kuvuga ngo oya nakunze izina rya Ishimayeli. Nawe gusanga umusore Ishimayeli bisobanura ngo Imana irumva. Sanga mama wanjye ko Imana yaramwumvise, yaransabye ngo Mana uzaba umwana w'umuhungu uzagukorera nk'uko papa yagukoreye mu itorero ry'Ababatista ari pasiteri. Sogokuru byara mama
yari pasiteri wa batista akongera icumi, yakoze umurimo w'umusiyoneri, yakoze ivugabutumwa. None mama nagira ikibazo cy'umukobwa muto kuko se yapfuye atarasaza cyane, hanyuma amakiri muto agira icyifuzo, ntabwo numuhereza urugo ndagusaba uzampereza umwana w'umuhungu uzagukorera na papa nkakaza ko ingendo z'ivugabutumwa izi ngendo nkora kuri Kampala ntabwo nabisabye, mama yabisabye ataratabira yanjye atarahurana na musanzu byayo bisaba ibisengesho umubyeyi wasanga ubyara utaravuka bakazabuka imana bakurikirana na ba Samweli. Papa wanjye anyita Ismaili, bisanga imana irumva kumbe yumvishe mama. Papa wanjye anyita Didiye, isobanura gukundwa, bisobanura murasabwa kunkunda cyane gufite abazima. Didiye isobanura gukunda kugira ngo mwongera n'ibya Dawidi. Dawidi isanga isobanura gukunda, navuga ngo ni double love. You must love me whether you want to or not. Hallelujah. Ntabwo mukiri kumva, ntabwo ndi kubirata, ndi kubabwira imbaraga zo gusenga. Ababyeyi musengera urubyaro rwanyu, mushaka kubyara abana babagiye mubasaba ubu bataraza. Njye nasabwe mbere y'ukoze, ninjye mu nda ya mama, mu bahungu bavutse, mu nda ya mama, mu bavukana n'abakobwa batifurana umukobwa, gakurikiye gakurikirwa n'abandi babiri, mu nda ya mama gahungu, ninjye wasabwe. Umurimo mwana narawusabiwe, njye nashaka kuzabengirira kubaka izo ngizi, ntirangira kuzubaka, ugaragaza umutima w'abantu bagaragaza n'ibintu. Ibintu mbabwira, mpereza agaciro amasengesho y'umubyeyi wanjye. Mbihereza agaciro, ahita avuga ngo mama, mbihereza agaciro kuba yarasabye imbaraga. Wasabiye akazi katari mu mvururu. Haleluya! Ariko iyo utarabisobanukirwa uravunika. Yerekera ku musozo, muca kw'ibyiringiro, iyo bivuze ni uko kwizera kwanyeganyejwe. Abana barinda indirimbo, mwiraremera ngo uzi yuko aba bana barinda iyi korasi, ngo bindi witeka byamusoza, uzi yuko bihuye na mesaje nahawe. Uzi yuko abantu benshi babuze ibyiringiro, kwizera kuba kwabanje gucogora. Ariko kwizera gukomezwa n'ijambo. Kubera ko Satani kwibwira ijambo kwizera kuvurabura, ibyiringiro byabura akakwereka yuko urupfu gihano yitwareho, n'ubu benshi biyahura. Ariko ndagusaba niba ufite gahunda kwiyahura ukicira inzira, garukira ibyiringiro mu bugero byaciye. Haracyari ibyiringiro. Kristo Yesu ajya yongera ibyiringiro, ariko nyuma y'iri jambo kwizera kuko kubanza kuzuka kugira ngo kubinduke fondasiyo y'ibyiringiro. Ariko hakaba ikiruta ibi byombi, bacyita urukundo. Definisiyo y'urukundo barudusomere mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 murongo 16 bakuri 18. Ntabwo mumbwira atahana igeze n'ibirangiye ukore gutya kugira ngo ure conclusion. Kubera yuko sinshaka kubagira mu minota, ndashaka nambutse mesaje kuko nayihawe ntagize uwo mbangamira. Haleluya. Mu rwa mbere rwa Yohana 3:16 bakuri 18. Twumve definisiyo y'urukundo rw'Imana dusaba urwayo. Hanyuma mbabwire impamvu abantu benshi urukundo rwa benshi rwacogoye. Ni uko Imana ishaka yuko urwa Kristo ko rugwira muri urwo rwemeye gucogorwa, ariko urwa Kristo ntirucogore. Basomere twumve. Iki ni cyo gitumenyesha urukundo icyo ari cyo. Nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Yego. Natwe ikidakwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Mubuye gutyo 17. Ariko se ufite ibintu by'isi akareba none se akiri akakorera akarebera ari cyo akeneye, akamukirira imbabazi ze. nta mbabazi umugiriye. Urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Komeze rwaguma muri wowe rute? Usanga ushobora kukubaho wanakuvamo. Kuguma muri wowe uko rugaragarira mu mbabazi ugirira bene so ari cyo barushije. Murongo 18. Bana bato twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane ibyo dukora mu byo dukora no mu by'ukuri. Noneho genda mu gice cya 4 murongo 18 icyo igice rwa mbere rwa Yohana 4:18 na 19. Dukuba kuri definisiyo y'urukundo no gukora conclusion. Urukundo ntiharimo ubwoba. Urukundo ngo ntabwo ruri mu ubwoba, ntabwo ruvanga n'ubwoba. Urukundo rutunganije rwose. Urukundo rutunganije rwose rumara ubwoba. Kuko ubwoba yego buzana igihano. Yego. Kandi ufite ubwoba yari yashyikira urukundo. Ntarashyikirije rwose. Ubwo rero urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Ubwo rero n'ubwo ubwoba bukiri muri weho, ukumva uracyafite gutinya amarozi, urukundo ntabwo rurashika.
umurongo 19 avuga iki? turayikunda Imana kuko ariyo yabanje kudukunda. Yandi magambo turimo ideni ryo kwikuba, kandi ntabwo uzaba ari gukunda itareba mwene se umwanzi. Niyo mpamvu rero runo rukundo bari kutubwira ngo n'ubu ufite hari icyo urushije mwene so, ukabona ko hari icyo ukeneye, ntabwo ari byo weretswe, ni ibyo wirebe ko hari icyo mwene so umurushije, ukamutira imbabazi zawe, ntugire imbabazi umugirira. Ngo mbese urukundo rw'Imana rwaguma muri wowe rutubisobanura ngo kuguma ni inshinga yo kuba, ariko iko iri muri continuous, iri muri continue. Kuguma bisobanura gukomeza kuba. Guma hano, ba hano, guma hano. Uvuze ngo ba hano, verbe guma hano ni verbe yo gukomeza kuba, continue to be. Haleluya. Ngo ni inshinga ebyiri, komeza ube. Kristo Yesu nashimwe. Amen. Ngo nubona mwene so ko hari icyo umurusha ufite ibyo mwisi, ukamukigira imbabazi zawe, ntabwo ari ibyo uterezwe, ni ibyo wirebeye. Kora ko utagira icyo umubare kandi ufite uburyo. Ngo mbese urukundo rw'Imana rwaguma muri wowe. Ahubwo ubuso bwawe kibazo bw'Imana. Mani magambo Matayo 4:12 Yesu yarahanuye aravuga ngo kuko ubugome bwa benshi buzagera muri bihe by'imperuka kandi baze kugwira, bizatera urukundo rwa benshi gukonja. Urukundo rwa benshi rwakonje biterwa n'ubugome bw'abantu. Kristo Yesu nashimwe. Ariko niba ubugome bwagwiriye urukundo rwawe rugakonja, hano turi kubwirwa n'Imana mu buno buhanuzi bukomeye cyane, turi kubwirwa n'Imana ngo twebwe ntiducogore. Urukundo rwa Kristo rukwiye kuguma muri twe, kuko urwawe rwashogora, rwa kamere yawe n'amasato n'amarangamutima yawe ushobora gucogora. Niyo mpamvu dusabwa gukunda abanzi bacu, ariko muri kamere zacu ntibikunda, kereka ugwije kamere Kristo ikaganza iyawe. Niyo mpamvu kugira imbabazi umuntu akugire n'abatazi gusabye bisaba urukundo rwa Kristo. Niyo mpamvu imbabazi zigaragara mu rukundo. Urukundo rubabarira bingahe? Byose. Urukundo rwa Kristo nirwo rubabarira byose, ariko urwawe rufite uburyo rubona ku butoni. Rero urukundo rwo turi gusabwa, urw'abantu niba rwaracogoye, ntugacogore kugira neza, wowe komeza ubereye imbuto batakwereye, nibura uzazire gukora neza tukakuzira ibyaha. Ntukihorere. Kuva umunsi wa none ugira icyifuzo cyo kugwiza urukundo, kuko muri nyarwanda ngo jyambira umwuka gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Jyambira umwuka gwiza urukundo, aho benshi bacogoje, nta soni uzagira nubona Yesu. Naho bakuruke tujya gusenga, ndasaba ababyeyi badufasha gusenga, kuko namenye ikiganza nakibonye muri ubu buryo mbere yuko gahunda zirangiye, ariko na mesaje yahanyuze, kuko Imana ishaka ko tugwiza kwizera kugira ngo turamire ibyiringiro, hanyuma tugwize urukundo, tuzaba twumviye umwuka. Ariko niducogora mu rukundo, ni urwacu ruzaba rucogoye. Urwa Kristo rukwiye kubanza kuguma muri twe, niruguma muri twe tuzarwereka n'abatugiriye nabi. Icyambi ukabyumva, niba watsinzwe ubanza uhaguruke, hanyuma Petero azajya kutuyobora mu iri sengesho. Ariko nibura utere intambwe usabe Imana, aradusengera muri ubu buryo, adusabira ubuntu bwo kugira ngo twongere tugwize urukundo. Ikindi, kwizera aho kwanyeganyejwe, ibyiringiro bigatakara, ukumva harimo kwishimira n'ibindi bintu, ugarukiraho usaba Imana ngo Mana mbabara kutizera, ariko nongeye kugarura ibyiringiro ndihanye. Hanyuma nibura iri jambo rigende rivomererwe n'amasengesho yawe atari aya ngaya gusa, ahagaragara guteye inkunga. Ariko nawe uzaze Umwana gwiza urukundo muri jye, aho rwacogoye uriyizi. Ntabwo mvuga ngo biro watobera, uriyizi. Aho rwacogoye uriyizi, aho ibyiringiro byabuze uriyizi, aho kwizera byacogoye uriyizi. Rero gwiza urukundo, kandi urukundo iyo rwamaze kugwira ushira ubwoba, ugwera imbuto n'abanzi bawe bashaka kukwica. Imana ibambaye umugisha. Amen. Bikomere Imana amashyi menshi menshi rwose.